ubundi inzozi zanjye ni ukwereka isi yose ndetse na Afurika, nkabereka ko kuba umuntu afite ubumuga cyangwa se kuba umuntu babita igikuri, ariko ni ukuvuga ngo iyo mvugo ntabwo ikoreshwa, ni ubumuga bwo kuba umuntu afite ubugufiya nyine, ntabwo bivuze ko adashoboye. Aya ni amagambo uyu nguyu Kagarara ubwe yivugira. Kagarara ubu ngubu ni umusore umaze kwamamara cyane ku buryo muri ino minsi ibintu bishobora guhinduka ku munota umwe gusa. Wari uzi ko umunsi umwe ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga amafoto videwo zawe zageze ku mbuga nkoranyambaga nawe ku buryo utatekerezaga? Buriya rero reka kuri uyu munsi tuganire kuri uwo bita uyu Kagarara. Ubundi Kagarara ni muntu ki kugira ngo kuri uyu munsi abe ari kwamamara cyangwa se aba ari mu bantu b'ibyamamare cyane, byaturutse kuki? Rero reka nguhe ikaze nkubwira ngo n'ubundi byose ni kuri Bushake TV. Kuri uyu munsi reka tuganire nkuko rero kwemereye ko tuganira cyane cyane ku bantu b'ibyamamare, abahanzi cyangwa se n'abandi bose bagize amateka adasanzwe. Uyu munsi reka turebe ubundi izina rye bwite ni Enoch Uwizeye. Uyu Enoch Uwizeye akaba muri rusange izina ry'ubuhanzi bamwita Kagarara ku bintu by'imyidagaduro, kwiyerekana ukuntu, gusetsa urwenya. Aha rero uyu Kagarara cyangwa se uyu Enoch akaba yaravutse afite ubumuga bw'ubugufi. Ubwo tumaze kubivuga nyine, we akaba avuga ati intumbero ya nyiri ukwereka isi yose, ntabwo ari abanyarwanda gusa. Kandi uyu munsi urabona ko byamugejeje kure, byamuhiriye. Nawe ni ukuvuga ngo ntuzihebe rero, ushobora kuvuga ati njyewe ibyanjye byaranze. Umunsi umwe ushobora kubyuka rimwe gusa ugasanga izina ryawe ryageze ahantu uburyo ki utatekerezaga. Uyu Kagarara yavutse afite ubumuga rero bw'ubugufi. Ni ibintu byatumye nyine hari abantu bamuca intege cyane, bakamubwira ko ari byinshi atazashobora, ko nta n'icyo azakora. Ariko we yahisemo kwereka isi yose ubumuga. We yahisemo kwereka nyine abantu ko ubwo bumuga bwe hari ikintu ashobora kubukora cyangwa se bushobora kuba bwamugirira akamaro muri rusange. Nubwo hari amakuru menshi ashobora kumuvugwaho, ntabwo aratangaza ku mugaragaro cyangwa se ngo avuge ubuzima bwe bwa nyabwo bwa mbere, kubera ko kuri iyi nshuro ubwo yahuriraga n'uyu muhanzi ukomeye cyane uyu w'icyamamare, bahuriraga muri Ghana, nibwo muri rusange izina rye ubundi bariya basanzwe bamenyerewe nk'uko ubona Maître Nzovu ntabwo bavuga ngo yize, ntabwo byandikaho cyane ngo bamuvugeho cyane ngo mbese yize amashuri angahe, yakoze iki. Oya, ni ukuba nyine bazi mu bintu by'imyidagaduro nyarwanda. Kuri uyu munsi rero uyu musore watangiye kujya akina filime utu dusekeje ari kumwe n'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Umunsi umwe nawe yagiye abona ejo nyine ku munsi w'ejo abona yisanze muri Ghana. Ese byaturutse kuki? Byagenze gute kugira ngo kuri uyu munsi uyu Kagarara, uyu Uwizeye Enoch abe ari umuntu kugeza kuri uyu munsi ukomeye cyangwa se uri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru? Rero muri 2026 yakoze video yigana uburyo Aston Hall atangira umunsi we. Ni ukuvuga ngo kuko nyine umuntu ashobora kubyuka mu gitondo agatangira umunsi we, akora ibintu by'imyitozo ngororamubiri, agira ute, nawe yatangiye abikora rero. Ariko nanone Kagarara yabihaye uburyo bwe, mbese uburyo bwa Afurika, asoza agira ati rero Aston Hall, this is Africa. Kara kandi niko katubiye cyane uriya we ntabwo ari umunyafurika. Yavuze ati Aston Hall, ubwo uvuga ngo niwe yatagitinze nyine, niwe yashatse kwerekana, ashatse kumubwira ati rero this is Africa. Ari mpamvu Kagarara avuga ati njyewe nshaka kwereka isi yose, yereka abanyarwanda, nyereka isi yose, Afurika cyane cyane ko kuba umuntu afite ubumuga bwo kuba ari mugufi atari ukuvuga ngo nta kindi kintu yashobora. Buriya ntimuzasuzugura umuntu, kubera ko ntuzasuzugura umuntu kubera ko umunsi umwe ushobora gusanga rwose aho wasuzuguraga ikarita ye, ikarita ntabwo mvuze ngo yawe ngo izubikwe, ariko ushobora gusanga umunsi umwe ikarita ye yazamutse, mbese yarebye hejuru. Hari ukuntu amakarita za bwana na za seti n'indi mibare yose na za bibi ushobora gusanga nyine iba yubitse. Umunsi umwe, umunota umwe gusa ukajya kubona ikarita y'umuntu yarebye hejuru. Rero na Kagarara ibi ngibi bishobora kumugeza kure cyane, ntibyagutangaza no kuba uriya mugabo cyane cyane urabona nk'utu video, urabona nka kure bakoze pompage bari kumwe, ndetse Kagarara bikagira naho amurusha umugabo akananirwa. Aston Hall akageraho ananirwa akavamo. Uyu Kagarara agasigara we akora pompage.
ni bake cyane babishobora. Wenda hariya nawe nuko nyine yamaze iminsi yiyemeza kubikora, mbese yerekana ko nyine ashobora ikintu cyose. Rero iyo video yakoze yakunzwe bidasanzwe. Video yarakugendeye irazamuka, irakundwa, irazamuka, igira views miliyoni, ndetse ibi byabaye mu minsi mike cyane, ku buryo byatumye n'abantu bo hirya no hino ku isi batangiye kwibaza bati rero uyu musore ninde. Video yakomeje gusakara kugeza igeze kuri Aston. None bibaze kugira ngo abantu benshi bajya bifuza ngo wampuzana kanaka bikabangira icyo kibazo cyabo cyangwa se igitekerezo cyabo kikanga. Ariko kuri uyu munsi we uyu Kagarara byagezeho biramukundira. Kagarara byamukundiye. Mwibutsa ko bakunze bacu babushaka TV, guhera uyu munsi buri munsi video izagisohoka. Buri munsi video izagisohoka. Icyo usabwe nta kindi ni ukujya ureba video zacu, gukora like, share na comment, reba ko kazi kuri subscribe, tujye tugezaho amakuru y'ibimara byose. Tugiye guhera ku bahanzi, tugiye guhera ku bantu bose b'ibyamamare muzi, tubashyireho amakuru yabo mu ncamake. Rero icyo benshi batari biteze nuko Aston Hall ashobora kumwandikira. Rero ntabwo byabaye ikintu gikomeye, ahubwo byatunguriye cyane, aho uyu Aston Hall yahise amwandikiya. Yaramwandikiye nyuma amutumira muri Ghana, ndetse bahuriyeyo. Reba imyitozo bakoze, nawe reba kariya kantu. Reba kariya kantu werekeho kantu gatoya cyane. Si ibyo gusa kandi Kagarara manzi rero gatoya cyane ukuntu bakoze pompage ndetse zitari nkeya cyane. Biriya ni ibintu bishobora abantu bakeya cyane. Hanyuma ubwo Aston Hall rero yamubazaga inzozi ze, Kagarara yavuze amagambo akomeye cyane, ndetse amagambo yakoze abantu benshi ku mutima. Yaravuze ati inzozi zanjye ni ukwereka isi yose, nyereka Afrika, nyereka u Rwanda, babandi bose bancaga amazi, nkabereka ko kuba umuntu afite ubumuga bw'ubugufi, ndetse kandi mwibutse ko si ubumuga gusa muri rusange bw'ubugufi, kuko hari n'abandi bafite ubumuga bwo kuba wenda yaravunitse urugingo runaka cyangwa se rudakora, ariko ko abo bantu bafite ubumuga nabo hari ibintu byinshi bashobora gukora, ndetse bakaba bahindura amateka mu munota umwe gusa. Uyu munsi rero Kagarara ntabwo akiri umunyarwenya gusa, ahubwo yahindutse umwe nyine mu banyarwanda bavugwa cyangwa se bavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ko akora ubukangurambaga bwo kwigirira icyizere, kandi nanone bigakorwa ibikorwa bye nanone bikaba bikomeje kugera kure cyane ku bihugu bitandukanye, cyane cyane ko bagiye gutembera muri Ghana, ndetse si Ghana gusa, ahubwo barakomeza batembera ibihugu byo muri Afurika byose muri rusange. Rero hariya isomo dushobora gukuramo natwe nk'abantu, nubwo waba ufite ubumuga cyangwa se utabufite, were kujya wiheba. Nanjye sindiheba pe, ndakubwira ngo umunsi umwe nanjye ngira ikize nkavuga ati hari igihe nzakora video, umunsi umwe mukayireba muri benshi, mwamara kwireba muri benshi mukamenya ngo mbese ubundi beni we ubundi kuki abantu, harimo abantu benshi baza bakaduca intege natwe mu buzima busanzwe. Ati rwose ari umuntu wambaye muri wanyandike muri comment, ati rwose beni nkubwiza ukuri, kuvuga amakuru ntabwo ari ibintu byawe. Genda ukomeza akazi ukora niba unagafite, cyangwa se ugende ushaka ibiraka, ugende uhinge, cyangwa se kandi kantu ko wakoresha kugenda ukuragira n'inka niba ubona umuntu ujya kuragirira. Ariko akamubwira ngo ikintu cya mbere nakubwira, ntuzacike intege. Gucika intege mu buzima nicyo kintu kibi cyane, kubera ko igihe cyose uzaba wacitse intege, igihe cyose uzaba wumva nyine ibyo bakubwira ngo byihorere, si ibyawe, bireke si ibyawe, n'abandi bose nuko byatangiye. N'abandi bose bindi ko byatangiye. Ndaza urugero kuri video turi gukora izasohoka ejo. Ubuse waruzi ko ba Debeni n'abandi bose bazagera hariya, urebye indirimbo bagiye batangiriraho. Rero ubuzima bwa Kagarara bushobora kutwigisha ko nyine rimwe na rimwe amahirwe ashobora kuza mu minsi mike cyane, ndetse umunsi umwe, igitondo kimwe ukaba wabyuka ugasanga nyine ibintu byose byahindutse. Ariko nanone uwo munsi ugeraho ari uko n'ubundi wakomeje kuba ufite ibyo uri gukora. Nibyo ndi kuvugana kano kanya, niba baranciye nkavuga ngo kuvuga amakuru si ibyanjye, nkagenda nkiyicarira gusa, n'ubundi bizarangira gutyo. Ariko niba nkomeza ngerageza, uyu munsi ndabizi ko hari abantu benshi muraza kumbwira ati nibura hano washyizemo innovation cyangwa se washyizemo udushya mu kutugezaho amakuru ya Kagarara. Rero reka ngushimire cyane wowe dukomeje kubana. Niba ukunda Ubushake TV, nge ni Beni, reka nkubwire ngo reka nkwisabira akantu kamwe, wakoze kuri subscribe n'utari wayikora.
like share na comment byose ko ari ingenzi, hanyuma tugakomeza kujya tukugezaho amakuru umunsi ku munsi, amakuru y'ingenzi atandukanye, amakuru y'ibyamamare, amakuru mbese aho ava akagera. Rero tunasoza nkubwira ngo kuba ufite ubumuga bwari bwo bwose ntabwo ari kuvuga ngo ubugufi gusa. Mwabonye ko Metero Inzovu minsi yashize ndetse n'ubu yarabashimishije. Izira filime yakinaga na bamukarujanga n'abandi bose yarabashimishije cyane. Rero kuba umuntu afite ubumuga bwari bwo bwose, kuba umuntu hari ukuntu ateye bitandukanye n'iby'abandi, ntabwo byatuma wenda acikira kuvuga ngo ngewe birasi nakigeraho. Ahangaha reka nagushimire cyane nkubwira ngo amakuru yose tukomeza kuyabagezaho, cyane cyane byamamare, abahanzi n'abandi bose. Nankubwira nk'ibisanzwe wari kumwe na Ben, ngushimira kuba ukomeje kwibanira natwe kuri Bushake TV, kugira ngo ukomeza ugire umunsi mwiza. Bye bye.